abateze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ndabaramukije. Muri kumwe na Pasiteri Amoni Rugerinyange mu kiganiro gishingiye ku ndirimbo ivuga ngo nta nshuti nziza nka Yesu. Twambaza Imana. Data mwiza, ushimirwe urukundo watugaragarije muri Yesu, we nshuti nziza iruta izindi zose zo ku isi. Ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe ritwereka neza urukundo rwawe, duhe kumenya Yesu neza, bityo duhorane nubwo dutuye mu isi ihoramo ibyago n'amakuba. Dushoboze kugukunda tubikuye ku mutima, kandi ukomeze kuduhera imigisha mu izina ry'uwo Mukiza wadukunze akatwitangira. Mu gitabo cy'imigani 18:2 hari amagambo avuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko aba inshuti iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Ibyo ni ukuri koko. Na zimwe mu ngo zisenyuka muri iki gihe hariho izisenywa n'abiyita inshuti za bene izo ngo. Icyakora ntabapfira gushira. Hariho n'umuntu ushobora kukubera inshuti kandi akakunambaho. Nyamara nubwo inshuti nziza zabaho, nta nshuti yahwana na Yesu, kubera impamvu turi burebe hanyuma. Uwahimbye amagambo y'indirimbo y'ijana mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, ntabwo yari azi ko ayo magambo yahimbye azavamo indirimbo nk'iyi y'ikirangirire. Ahubwo ngo yanditse ayo magambo ayandikiye gukomeza nyina wari urwaye cyane kandi yari kure ye. Nuko abonye ko atabasha kumugeraho, nibwo amwandikiye ayo magambo yo kumukomeza. Yagira ngo amuragize Yesu, we nshuti iruta izindi zose, kandi we utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Haba igihe utabasha kugera kuwukunda igihe ari mu byago, nyamara Yesu ahora hafi y'abari mu kaga bose mu nzira z'Umwuka Wera, wamufasha yasezeraniye abamwizera ajya gusubira mu ijuru. Uwo muhanzi wahimbye ayo magambo y'iyo ndirimbo, hari uwaje kumubaza ati, koko ni wowe wiyandikiye ariya magambo? Ubwo yarabajijwe atyo, yarashubije ati, kumenya ko ari jye wayanditse biri hagati yanjye n'Uwiteka. Ba misiyoneri bagiye bajya kubwiriza ubutumwa hirya no hino ku isi, bahamije ko indirimbo nta nshuti nziza nka Yesu ariyo abantu bamaze kwakira ubutumwa bo ku isi yose bagiye bigishwa. Bavuze ko ari indirimbo yoroshye kandi yereka abantu ko Yesu ari inshuti yabo. Iyo bayiririmbye irabakomeza. Burya hari indirimbo uririmba warubabaye cyangwa ucogoye ukumva urahembutse. Hari uririmba warurushye ukumva uraruhutse. Indirimbo ihumuriza abantu nk'inshuti nziza. Indirimbo nk'iyo ihumuriza abantu ni umuti utangaje. Iyo uyiririmbye urangiza igice cya mbere no gusubiramo,
ukumva igice cy'umubabaro cyeyutse. Ubaye utari wabigerageza, igihe uzajya wumva ufite ibikubabaje byakuburije amahoro n'amahwemo, ujye uririmba imwe mu ndirimbo ukunda maze wirebere. Tugarutse ku by'iriya ndirimbo y'ijana ivuga ngo nta nshuti nziza nka Yesu, wakwibaza uti iriya ndirimbo yahimbwe nande, yanditswe nande, kandi yanditswe ryari? Mu bitabo kuririmba usobanukiwe verisiyo y'icyongereza ipaji ya 309 na 310 n'icyitwa umugereka w'indirimbo z'Abadivantisiti ku ipaji ya 483 na 484 hari amateka y'uko iyo ndirimbo yabonetse. Wahimbye amagambo y'iyo ndirimbo ni uwitwa Joseph Scriven. Yavutse ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 9 umwaka w'1819. Scriven yabayeho hagati y'umwaka w'1819 kugeza mu 1886. Yavukiye mu gihugu cya Ireland. Yabyawe n'ababyeyi b'abatunzi bo muri Dublin. Scriven yakurikiye amasomo ye muri College ya Trinity, hanyuma aza kuva mu ishuri ajya mu gisirikare, ariko kubera uburwayi akivamo. Yaje gusubira mu ishuri, ariga, ararangiza, abona impamyabumenyi ya kaminuza mu by'uburezi. Joseph Scriven yagize ibyago. Mu ijoro ryabanjirije ubukwe bwe, umugeni we yagize impanuka y'ifarashi. Ifarashi yagenderagaho imujugunya mu ruzi, ararohama arapfa. Kubera iyo ntimba, n'abarwanyaga uyu mugabo bamwanga kubera kwizera kwe, ubwo yari amaze imyaka 25 avutse, yiyemeje kwimuka iwabo ajya mu gihugu cya Canada ahitwa Ontario. Yimutse mu mwaka w'1844. Ageze muri Canada yabaye umwigisha kandi yifatanya nabo bizeraga kimwe, yumva agize amahoro. Igihe yari atuye muri Ontario aho muri Canada, yumvise ko nyina wasigaye muri Ireland arwaye. Nyina yaragituye hariya muri Dublin ho muri Ireland. Joseph abonye yuko adashobora kujya kureba nyina, amwandikira urwandiko rwo kumukomeza. Muri iyo bahasha y'amagambo yamwandikiye kumukomeza, ashyiramo n'urupapuro yanditseho amagambo yavuyemo iyi ndirimbo y'ijana. Igihe kimwe ubwo Joseph Scriven ubwe yararwaye, umuntu waje kumusura yabonye agapapuro kanditsweho aya magambo Joseph yoherereje nyina warurwariye kure. Ako gapapuro yakabonye ku kameza kari iruhande rw'uburiri bwaho Joseph yararyamye. Iyo nshuti ya Joseph yashimishijwe n'ayo magambo, maze imubaza ko ari we wayanditse koko. Maze asubiza nk'uko yigeze gusubiza mbere ati, kuba ari igihe wayanditse biri hagati yanjye n'Uwiteka. Nyuma y'icyo gihe Joseph ku nshuro ya kabiri yaje kongera kugira ibyago, apfusha umugeni wundi yaragiye kwishumbusha. Nanone ubwo bari biteguye ubukwe, umugeni we yafashwe n'indwara y'umusonga iramwica. Uwo mugeni we kandi yapfuye yari amaze kubatizwa. Joseph Scriven yongeye kubabara cyane, kuko iyo yari ibaye inshuro ya kabiri urupfu rumwambura uwo bari bagiye gufatanya kurushinga. Ngo wabuze ntabona, byari ngombwa ngo abare koko. Erega nawe ntiwabura kubabara. Yagize ibyago cyane.
ibaze nawe ibintu nk'ibyo bikubayeho inshuro ebyiri zose. Hari abagerwaho n'ibyago nk'ibyo bagahita bata umutwe bakiyahura. Gupfusha inshuro ebyiri abo wifuzaga ko mufatanya kurwubaka ni ibyago bikomeye. Abantu batizera Imana iyo bagize ibyago haba igihe biheba ndetse bamwe bakiyahura. Abantu badafite Yesu ngo babere inshuti ibakomeza mu bihe nk'ibyo baravunika cyane. Hari upfusha uwo bashakanye akiyahura. Hari upfusha umwana wari umugiriye akamaro cyangwa umubyeyi akiyahura. Hari ubura icyari kimutunze akiyahura agira ngo atazakena yabuze ikimubeshaho. Hari n'uva ku kazi cyangwa ahombye mu byo yakoraga akiheba kugeza ubwo yiyahura. Burya kutagira Yesu ni ishyano. Kuba ubuze ibintu by'ingirakamaro bigatuma ukora n'igishobora kukugomwa ubugingo buhoraho no kwihenda. None se isi n'ibiyuzuye si iby'Uwiteka? Dawidi niko yabivuze muri Zaburi ya 24 umurongo wa 1. Uwizera Yesu ntacyo yamuburana. Hari uwigeze kuvuga ati kutagira Yesu ni ukunyagwa zigahera. Uzi ko ngo hari n'upfusha inka imwe yakundaga kandi asiganye n'izindi zikamwa ndetse akiyahura. Ngo hari n'abatinya kwiyahuza ubundi buryo ari nk'imigozi n'ibindi, maze bakanga kugira icyo banywa cyangwa barya bakicwa n'inzara. Joseph Scriven wari uzi Yesu nubwo byarebaye inshuro ebyiri abura inshuti yifuzaga ko bafatanya kubaka urugo, Yesu yamushoboje kwihangana. Hari upfusha uwo basezeranaga kuzabana agata umutwe. Hariho n'ubengwa n'uwo yakunze akiyahura. Ibyo biterwa no kutizera Yesu. Uwizera Yesu akamwisunga iyo ahuye n'ingorane nk'izo, Yesu aramukomeza. Aho kwihugiraho agahanga amaso ushobora byose kandi uzahanagura amarira y'abamwizera bose igihe kigeze. Akizera kandi ushobora no kumurangira undi ubasha kuruta n'uwo yarakunze cyane. Uretse no kubura ukunda, ni kangahe usanga umuntu atugirira nabi tukabura amahoro, tugahora tubunza imitima, tukabura ibitotsi kubera kumurwara inzika no kumwikoma. Ni kangahe umuntu aduhemukira tukiyemeza kutongera kunezerwa kubera ko ari inshuti yadutetereje. Ni kangahe uwo twiringiraga aduhemukira ntitwongere kugira amahoro kandi Yesu ari we mahoro yacu. Pawulo yandikiye Abanyaroma amagambo meza abasha kudufasha. Ayo magambo ari mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 35 kugeza kwa 37. Muri verisiyo ya 2 ijambo ry'Imana haravuga ngo, ninde uzadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese amakuba yabishobora? Cyangwa se ishavu, gutotezwa, inzara, ubukene, akaga n'urupfu? Niko ibyanditswe bivuga ngo turicwa umunsi ukira bakudohora, batugira nk'intama zagenewe kubagwa. Ariko muri ibyo byose turushaho gutsinda tubikesha uwadukunze. Umuntu wizera Imana rero ntagomba gukurwa umutima n'ibyago byo ku isi, kuko igihe kizagera Yesu agatsembaho ibi byago byose bitubuza amahoro. Umuntu ufite Yesu umutima we
akaba yaramugize inshuti ye, ntahagarika umutima n'ingorane ahure nazo, ahubwo arangwa n'umunezero n'ibyishimo by'abakiriye Yesu mu mibereho yabo. Ibyabaye ku muhimbyi w'indirimbo bibasha kutubaho natwe, nyamara imbaraga yamukomeje tubasha kuyibona ikaba iyacu natwe turamutse twemera kugira Yesu inshuti yacu. Kubera kwizera Yesu, Joseph Scriven ntabwo yihugiyeho nk'abatagira ibyiringiro, ahubwo kuva icyo gihe yimenyereje kubaho ubuzima bugoye agira ngo yunganire imbabare. Nubwo yari umukene, yahoraga afasha abababaye. Yafashe ikibwirizwa cya Yesu cyo ku musozi w'umugisha kiboneka mu butumwa bwa Matayo igice cya 5 n'icya 6 n'icya 7. Yemeye ubwo butumwa uko bwakabaye. Bivugwa ko yatanze ibyo yari atunze byose n'imyambaro ye yose ayiha abatishoboye, ngo ntawigeraga amusaba kugira icyo amufashisha akeneye ngo ahakane. Wa mubwiriza n'umuririmbyi w'ikirangirire witwa Sanke yasobanuje ibyabaye kuri Joseph Scriven igitekerezo cy'umuntu wahitwa Port Hope ho muri Ontario. Ngo umuntu yabonye Joseph Scriven mu nzira ahetse ku rutugu urukerezo n'ikivomesho, arabaza ati, uriya muntu ninde ko nifuza kumujyana iwanjye ngo ajye kunkorera? Baramushubije bati, uriya muntu ntushobora kumubona kuko akazi ke ari ukwasa inkwi z'abakene n'abapfakazi no kubavomera amazi kimwe n'abandi bantu batagira icyo bishyura. Kubera iyo mibereho ntabasha kukwemerera, ndetse ibyo bituma abantu bahora bamutangarira bavuga ko ari umuntu wiyanze. Yakomeje ubwo buzima atiyitayeho, abo yunganira ababaye gusa ayimarana iminsi. Umunsi umwe mu gitondo cyo ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa 10 umwaka w'1866, igihe aho hantu hari hakonje, baje kubona umurambo we mu kiyaga. Abantu ntibamenye abamugwa mu buzima. Ya magambo yanditse ntiyibagiranye. Mu mwaka w'1875 nibwo Ira Sanke yabonye ya magambo Joseph Scriven yahimbye, ayandikamo iriya ndirimbo hamwe n'izindi yanditse icyo gihe. Ijwi ry'indirimbo y'ijana ryahimbwe n'uwitwa Charles Converse. Sanke yabonye ukuntu iyo ndirimbo ari nziza, yaravuze ati, indirimbo nabonye bwa nyuma niyo yaruse izindi zose kandi ikundwa na benshi. Iyo ndirimbo Joseph Scriven yahimbye yiswe nta nshuti nziza nka Yesu. Abafite iki gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana n'indirimbo y'ijana,
ifite amagambo meza ngira ngo nongere mbasomere. Iravuga ngo nta nshuti nziza nka Yesu atsemba ibyaha byacu. Ni amahirwe kumwizera kuko atwuzuza na se. Iyo tubabaye rwose dufite ishavu ryinshi, adusohoza ku Mana yumva amaganya yacu. Igice cya kabiri kiravuga ngo nitugira ibyago byinshi tugatotezwa cyane, byoye kudutera ubwoba, tumwiringire rwose. Nta wundi wadukiza ibyo byago ngo abiduhemureho. Yesu azi intege nke zacu, jya wisunga Uwiteka. Igice cya gatatu ari nacyo giheruka kiravuga ngo nitugira ishavu ryinshi tukababara rwose, Yesu niwe uturokora. Komeza umwizigire. Umwizigire niko kuvuga ngo komeza umwizere. Niba kugira ruvumwa, wisunga umwami Yesu. Ntazagira ubwo aguhana, jya uhora umwizigiye. Nta gisa n'inshuti ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kutwezaho ibyaha no kutwuzuza na Data wo mu ijuru. Nta gisa n'inshuti itugeraho igihe tubabaye n'igihe dufite agahinda, ikadushoboza kwegera Imana iyo yumva amaganya yacu. Nta gisa n'inshuti iboneka mu byago n'igihe dutotezwa, kugira ngo itumare ubwoba kandi dukize ibyo byago. Nta gisa na Yesu uzi intege nke zacu kandi akadushoboza kwisunga Uwiteka. Nta gisa na Yesu utuba hafi igihe dufite ishavu n'igihe tubabaye. Nta gisa n'urokora abamwiringira. Nta gisa n'udutabara igihe abandi batugize ruvumwa. Nta gisa n'utazigera dutererana. Mutyo dusabe Imana ngo idushoboze guhorana Yesu, ngo nubwo twatahirwa n'ibyago ndetse bigahora byisukiranya nk'ibyabaye kuri Joseph Scriven, twe kujya twihugiraho, ahubwo Yesu ajye adushoboza kwita ku batishoboye nk'uko Yesu ubwo yabigenje ubwo yemeraga kuba inshuti yacu kugeza n'ubwo abambwe ku musaraba. Icyampa ngo uwumva iki kiganiro wese amfashe duhore twiringira Yesu, we nshuti ihebuje izindi zose, kandi we utagira ikimunanira. Niwe nshuti idahemuka, niwe nshuti ihoraho kandi ishobora byose.
mureke dusenga Imana. Nyagasani Imana, ushimwe cyane kuba waraduhaye Yesu ngo atubere inshuti idahemuka. Ushimirwe wapfuye mu cyimbo cyacu kandi akemera kuba inshuti yacu y'ibihe byose. Twibutse yuko ntacyo tugomba gutinya tumufite. Nakomeze abe inshuti yacu n'iy'abaturarwanda bose. Dushoboze kumwakira ngo atubashije kugera ikirenge mu cye kandi aturinde guhemuka, kugira ngo nagaruka tuzabane mu bwami bwawe. Nitugira ibyago byinshi, gatotezwa cyane,